reka Juju urambabarira rero amazi abonetse natumije nyine Jibu bagiye kuzana Jibu nari mbonye yanga yanjye kubera ko nkunda gushyiramo umujyajya reka nyangwe mu kanya bahita bazana amazi sibyo we humura rwose sibyo reka nitabe telefone ari umuntu umamagaye tupanga bya business nyine wa muntu w'amahiriranzo leta nza nkuvugisha mu kanya sibyo ntutinde ikintu ngukunde no kugira kwihangana ukigatuza muri wowe ugaragara nk'umuza uzubaka urugo sibyo leta nza duca kurisha sibyo iyi namazi araba arimo araza sibyo okay ngaho itonde sibyo okay ntabwo byoroshye mbona ko bujyajewe sinzize hakiri karira tuzakonosuka erega bamaye ja tuziye mu cyumba Jazira ariko imikino bana Jazira 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 mama yangu mama ye baba umwana bandi ubona umuntu ari kubigema ati twabirwana ariko turi abantu babiri ntabwo namunize ntacyo nabikoze nakibanye ibyo bigufasha ndi ubigufasha ariko pano ufite byinshi rero basi ntabwo mfate ku mugongo we wamufashe so mugongo wagejeje ugapompa basikora ni bamwe wamukeze se wamuzanye mungira mu mwuka basi uhise ngo ariko mungira umwuka turebe basabye gupima DNA wasanga iminwa yanjye ku minwa ye nawe ugenda ubikora ariko sindamufataho ashaka gusanga sasa wowe umufashe wenyine kuko ari wowe umufashe ubwo n'umufato ubashe gushaka gupima igasanga none utangiye kubishyiraho kandi ari wowe umpamagaye nzo sikari wowe umufashe n'ubwa mbere nyine mupompe ngiye sindamufataho uko nyumva none uwo mwazanye utamufashe ntabwo yize namukorera ku myenda ayona ari byiteguye niko akundi ni wumva umutima wawe kugira inama so none urashaka kubishyira okay oya nagushaka kubishyira ariko nibifashe mu muvandimwe ngufashe nyine ngufashe iki umuyobozi ntabwo gufasha nyine we nibikore nibura uko dukonfirme ko yamaze ku ngwenda yahwereye wesha umunota umwe nawo kuvaga mu minota 10 zero genda umubwiza uko umfasha na hano umunota kumwe gwavuye mu minota 9 sohoka umupira sohoka zero Saraba wambesire mubikira ko kingira nyine ko dufite ibibazo mu nzu Saraba Genda umubwire ko umutekinike nta kibazo cy'umutekinike ndamubwiza ukuri rero ko hano uyu mubwire iki kintu uri go abishwageza byari uvude birakure ni wowe umufashe wenyine ububizi urari ko mubwiza ukuri ko bimeze
Nsa Nsa we niko gusosotse ibyo ngibyo ntago ari byo by'ingenzi nawe uri muri iyi nzu se nari ndimo ko mane yise n'ijuru ngaho ta harimo abandi basore bangaho mu ngo nta basore bari mu ngenzi hose hano kugira ngo mbanze ngusubire nuzubu winjiyemo hano mu ruhegwe ninjiyemo hano kare nyine bamama uziko muzancisha igihanga buzakera bande nabande se bagu sishamfuye bura mufite amafaranga amambisha wangura isandugu reka ngiye nkubwira ukuntu ibintu bimeze ariko rubanda nabo bakundaga amaroga abagenzi babo mana sisha mwagize ngo hano ni iwanje nyine ngende reka kandi kwa data bujana ni kwa namabuja kandi soro ngwino sobanura ibintu byawe ngenda ndabona adashaka kunyumva nsimbi mubwira soro ubona turi bukomeza muri situation yo kugeza ryari ngewe nsohotse hano kugira ngo ngusobanure uko ibintu birimo kuba mu hano indani ni kuba busambanyi mwabwirana shaka ijuru rihari bande nabandi se ngiye naje gusambana hano uzi waje gukora nyine tuza mbanze ngusobanurira impamvu nigusabe kwanditseho mu gahanga soro waje gusobanura ibintu birimo kuba hano cyogeze umujyane ninjiyemo hano mu kanya bamaze kumbwira ngo nze nsobanura ngo ndebe ibintu birimo kuberamo hano indani nawe ndaje ngo mubwire nagushaka kunyumva sinsabisha ko ndi kubona utangiye kuba nk'igiporoporo ubaye uruwamba mu mutwe bigenze bite soro ndava hano nigendere kandi urasigara ubikontorora wenyine niko David nawe koko sabi wabanje ukatuza nka kandi waje muri korari utanga n'icyumanika za bibiri hejuru uti nanjye ndi umukristo ukijiwe cyane kandi nkundaga gusenga ibyo gusenga nibyo mbagamo abapasiteri baranyakiye narabatijwe narakomejwe nkubwije ukuri ntago situation irimo hano indana ryo kuba turimo gutera ibi bintu we mubihuzaga mute gusenga mukanasambana nduha ko sinde wasambanye wafashe ndi gusambanira hano niba atari byo waje kwenda cyano ibyo biri kubera umuntu umugize ngo nabibe naje hano babampamagaye turagurutse unyuze mu mabati muri ukamukasobanura ibintu biri hano watujoye nka gusobanura ibintu bihari ukumva musobanurira uko byagenze nite kuki se wamusobanuriye ko ari we wakagegere we wasosoka mu byo urasosoka ukaza mukavanga mugatanga inzu y'abandi nsabe ibintu ukuntu bimeze siko ari mu mwanya wawe watuje nka gusobanurira ibintu biri mu hane urasobanura iki igihe ari cyo gusohoka we yatinye kukubwira ngiye muje hano kugira ngo nkubwire none ntago ushaka kunyumva sinzi ibindi bintu washyize mu mutwe uri murambwiye nibyo ushaka kumbwira David umukobwa bazanye mu hano ntago arimo guhumeka ndimo ndakeka ko yapfuye nubwo ntari umuganga aho kugira ngo usakuze hano uri muto guta hano hanze kwino turebe ko twareba nibura uburyo twabona ubufasha tumukuremo hano indani David bahumagaye ngo hano ndebe uko byagenze umukobwa yapfuye icyonzi David ndakwinginze uri mukuru sibyo nyumaze nanjye ni mukuru ariko amagambo mwago sabi buri nugambwire banzu tuze hano ni kwa data buja nyine banzu natuze banzu tuze buri ni kwa mabuja soro wamba bari gukasoka buri hano ntari wanje ako magambo nugambwire nyine tuze sabi banza wumeka nyine wumve nkubwire ntabwo ngira umuntu urimo kunesha umutwe hano mu nzu nawe ngo uzumeshe umutwe wanonge ndabatano nigende David ngo umukobwa bazanye hano yapfuye urumva nyine banza utuze wumve ikintu ugiye kumfasha sibyo banza wumve nyine banza wumve soroba yasobanuriye ko yari yagufite urumva mbere yuko nyukubuje wawe rero aza kuza reka twinjiremo hano mu nzu turebe ukuntu twabigenza niba ari byo tuvana mu nzu tubivane mu nzira nta nubwo ndakofirima ko yapfirega ngiye sinde muganga twanamujyana kwa muganga siko bimeze nakagatsinda ngo nakakaranye nakubita wapi iki kintu cyo wagira ngo baragikirashe mu mutwe ibyo byo gukubita bije n'umuntu wapfuye ese kuko muri amasiko y'umurambo Nsanze kabwira nsabi nawe none utse turagira imirambo ibiri noneho gitore kamaze David batutu nanya gasagiye ngenda va hano nigendere none umusigare mu bikontorora mwe nebe ikina cyo kuntu kigize niba giye gupfumuza hano mu nzu nawe hasi ibintu byose kuri muri abinterera we ninjye wundi bakubwiye ngo usambanire mu nzu y'abandi David we ngwino dufashe mwana tuvane ibintu mu nzu David we birabibyuya banzu nari birabibyuya David we banzu nari meze tunare tunakumvira ibintu yapfuye ko Yesu we David yaga imirambo we ubane bw'umwami wa mutabare
mutabare barangije we unakurikira ngo ucika udufatira ngaho ayiwe data we inyaga imirambo we inyaga imirambo fata umunwa mani tabanzu tugende mu bishe umuntu hano uraramukusha kuko n'umunini we bisa ku mutwe niwe wamusanye hano yawe data uraramukusakuje n'ubundi birajya ku mutwe wawe si we wamusanye hano si we uyishinzwe musore mu biki injiramo hano mu nzu turebe ukuntu tubigenza twicare dutuze ngo twaramenyanye ngo muzanyice Sindukwishyura. Apfuye mukubwira rero wapfuye ni wakwese. Nimukomeza kwigira gutya ngende abasiga nigende musigare mu bikontrol muri ibintu byanyu mu mwanze y'imozina na. Ne bamaze kujya mu cyaha. Niko ubu mushatse kuvuga ngo tunize umuntu. Ugiye kutuniga natwe twishe umuntu. Ubu koko ibi bintu turaze bangwa turi kuzerekeza hagana hepfo. Urabizi ko duturiye umuhanda. Urabizi neza. Hagize abantu babasa hano bumva muri mu gusaza unasakuza uzi ko batabona kujyana wenda umuntu atanapfi reka tubanze tunakonfirme ko yapfuko nago tubizi nago turi abaganga reka tumenye akiri nini bya mana we ari umuntu wa mbere upfuye ni ha ndashaka kubiyandika twaramuha iki uba iki ntabwo uvuze ngo twabisha abantu barapfa mbuze abantu bapfara mureke kumvunira ubwonko muraza turebe ibintu ku bintu bimeze cyangwa ngiye nigendera imbibasiga ngaho tugende tubyiteho ikibazo cy'amatwi cyacu twa batatu ntubwire ngo batatu ntabwo ngiye nasambaye n'uriya mukobwa none wamuzanyemo hano urano n'urusengero ndimo ndagufasha bino n'inshuti ariko nawe nusaza ndigendera ntabwo ndi gusaza ariko ngubu ndimo ndakina n'imyaka 25 yewe ntabwo avuze ngo gikupime aracyapfuye ikigo rifana n'ibiki ko watubabariye kweri wowe watubabariye ubu tuba badufunga biraza gushimisha abaye umuntu w'umugabo ayiwe ashobora gukomeza kwigira gutya tukarakwegeka ko rona mwishe ntabwo ndi gutekereza pe genda basi udatekereza tugende tuvuze nta kibazo aracyapfuye Setse muri mu biki mwari wawe waritse kwigira ibyo mugarura usika ibi bintu urimo kwigira none nuko namusakunya ari we biri bugiye Yezuwe komeza kwigira ibintu ngenda bibasiga mu none ndebe ko mutabyikorana mwenyine wicaye tukinira amanga abantu nta kibazo kirimo ntacyo niyo gutwara funga mani afunge neza nzadura umuntu mwishe we nasoruka nguriye ninde ukwiye ntabwo ari mwebwe ariko nsanze muri iyi nzu ninde wundi se twabishyira ntabwo mwebwe murasobanura ukuntu bimeze kugira ngo mbone nuko nibura ndi bubadefane ndakwiya ntunyiyame ndi mu nzu yawe naje hano kureba ibibazo mwagize ndakwiya uranyiyamira iki ndakwiya nyine uranyiyamira iki nta muntu nishe ntabwo usorongeye mubanze rega munasobanurire menye ngo byagenze icara hasi mbasobanukire ibintu byagenze nise nsabe ko kumone ko mwana ngeremo aratunga intoki kandi ngiye naje hano kubafasha rega mu bimenye nibinanga ndasimbuka nigendere mwe musigare muhanganye n'ibyo muhangana nabyo hagati aho ngaho nta guturamenya niba yapfuye nawe genda umukoreho wumve niba aribyo cyangwa se niba ari no guhera duhamagara umuganga amuvure bive mu nzira ngene nigire muri business zanjye ubwo nta kintu ndakwirwa kuba abantu b'abasore ko bwamo mufite n'ubugamboki ibyo biri gukemura ikibazo nyine icyo se tuganire ku twakemura ikibazo mwakiciye tukaganira ku banzu naturebere niba kuko ari ugupfa cyangwa se ari ugukwera witonesha mpamagare ntabwo ndi muri ibintu byanyu ndabona ndi hano ukagira ngo ntabwo rega ndi umufatanyacyaha namwe dukoze icyizere twakoze nyine mukora ibyo mukora mutankiza umaga mutampamagara
abari maravuga wagira ngo igeza gufata umuriro cyangwa iki ndara mu cyumba kiracara guca ureba hano ku kabati hejuru hano hari ipensi nzanye ipensi n'icyo ni rusima amaburu ugiye gufungura ngo nayaheze ne tuyimurumishe twumve niba gihugu ni rusima kizawo ushije kizawo mu checking room kurongo se kuna kibazo kuvuga umutunzi mucapurisha mufate fitanusi wumve ese ndwafasha ariko wande kura wanjije utumye nyirumira wambwira kuri mubi kusara kuruma atanahumeka tumuntu yakuruma gute yasinzi yapfa none si mwari mwarangije cyangwa nawe mwari mwakagize ntabwo nigeze mukoraho nasutse hanze nje gufata amazi ngarutse nsanga yakagaye yaba yishwe ni so nawe gerageza utubwize ukuri yishwe n'iki wa mugani niba nta yesi nakikize ntabwo nzi ikintu cyamwishe nta kibazo tuze ufate uyu mukobwa ndi kubona z'ubwenge wambwira ngo apfuye nuzi ubwenge nibwo bwerekana umuntu napfuye uje gusanga ari ibintu biba muri ino nzu byanamunize ntiwanamenya ibyo ari byo David usanze bimeze bitewe yarangije gukonja ako tugiye bande nabandi tugiye nde nani wowe kika ko ushobora kuzanga bakamfata ngiye soro naje hano kugufasha nta bindi nako nta nubwo ndi hano ikiza nta kintu mwansanga nyine nta cyuma mwansanga bande se nta umuntu uri hano rega niwe nasabi muhari gusa niwe nasabi n'uwo muntu mwishi harya niwigeze kwinjira mu nzu sa David rero na mama hari mvugo ushobora gukoresha ukaje kubona ukabona ururimi ndarukebye David ndakwiyamye ndakubwiye ngo uhore njyewe nta muntu nigeze nica turumvikana nta muntu nigeze nica turukujana none ninde wumvireho nanjye ibi bintu mumbabarire nihagira izina nsabe mwongera kugarura none se nsarika muri mumbabarire nihagira izina nsabe mwongera kugarura twumvikane wiza n'ibintu byo kwiririshwa aho ngaho twumvikane inzira hejuru birende abwirende ntabwo ari mwebwe mufata sinsanze yamaze ubizi uti nimba atari munize nyine wowe nasabe muhuriye umupfumu uri gusakuriza ukumura ukumva hari amahoro muri ukumo uzi kukumura bakibwiye agashaka ngenje hano kubafasha nimwumvire ngo ndi kumwe namwe ndi kumwe umukozeho kandi ngira ngo namukoreho kubera ko utampamagaye mbere yuko apfa polisi igashika igasanga ari nawo mugize ngiye murampamagaye ngo nze ndebe uko bimeze ariko mwishaka kumbwira ngo badufunze ngo turi bange nge nayo ndi kumwe nawe nza uwo ni mabuja ngiye gufungura nsohoke ubwo birumvikane ko ngewe nibura ntari kumwe nawe urabugeye David wari wicaye umuntu na rimwe aha ubwo rero nge nawe tugiye kubipanga urafatira guca mu ngoto hano guca uko ndi kuvuga umwuka gubaga guri kuzamuka guri kunyuramo hano mu ijosi urafata hano mu ijosi usa n'ujyabanyije usa n'uburofa ariko uri murazana ibintu nk'ibyo umuntu ari hanze bindi nta kuntu mfite nasobanura ko mpamvu hano hapfiriye umuntu nanjye napfa ibyo kujya gusobanurira ibintu ni ukubivuga ndi muzima ntaho byashoboka kuza wakintu wakumvishije ukuntu uza kubigenza tugiye kubipanga si nk'abantu b'abanyabwenge waretse mama wora waza umva ariko waza umva ziba kabura kuvuga ngo ziba wanjegeraho nawe reka kubura muragiye wanjye cucu mugore muri mabuja ego egera n'inyuma uretse bugakeya ariko se bite kumbuza kwinjira bateye intuza bateye imibu zirimo myinshi cyane imibu oya nako ni malaria bateyemo akosa ubwo dugira kuko buzarangira ryari reba uburyo uri kuntesha umutwe
reba n'umunaniro nifitiye waretse nkigendera. Ariko si mama uvuye urugendo rwagenze neza. Sa mbabarira. Harimo abantu hano. Abaheze. Hako se uba muzima. Abantu se barimo hano bambuza kwigira mu nzu yanjye n'abantu. Hako se ubugira ngo nsetse, ubugira ngo ndakaze, ubugira ngo bigende bite. Kamumbwira rero mwana turabigenza gute none uko nyirabuja nawaje. Twitsinda. Nagiraga iryo mwishe nibyo nyine byo kuzana umukobwa hano ngunguje ubundi iyo ujye umujyana muri geto yawe ukemera ubukene kumujyana muri geto ukuntu ameze ibyo nabyo nibura uri muri geto yawe ngibi biba bihagije nibura wari kubona ukuntu bigenze none nibazo kugira umuntu afire mu rugo rw'abandi nyine harimo umuntu umwe n'uwundi. Sa uri gusambana? Koko mana ese nijuru wowe umuntu yakora ibyaha byose ashaka yakora nico cyamutandukanye n'uwiteka. None se sa kubyo bintu ntabikuziho ko numva uri kuvugisha amagambo adahuye uri n'iki kintu kiri mu nzu niba udasambana koko. Kuko ntabasambanye ntabwo ahubwo reka nze nkwereke mabuja makanota kamwe kikize ko kubabwira ko uhageze akanota. Okay. Rega mabuja buranda samba bari rugira vuba izuba riranyisha. Akanota akanota sa akanota mwabigegeramo nta muntu kumva ko mabuja wanje ranga umva rero mbere kuko tugiye kubigenza sibyo murebe ukuntu mwamusegamiza akanota murebe ukuntu mwamusegamiza sibyo none mwegeke mwakuca mu ndambure ngafata ariko sa nibici uri gukora akanota mugire guco ihengura ewe rega n'abavandimwe inshuti imiryango yewe wagize ngo izo mibu bari kwica zizahise zigira zikaba nk'izigizeho nsa sabi wa maheru nsa ako maheru ubundi uri mu biki mumusuhuze